ndabasuhuje inshuti bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo ni didamana kiza mweretse muri Kristo Yesu umunsi ngabagarutse tujya gusozera filime y'ubutumwa bwiza bwa Yohana the Gospel of John finally ne part ya gatandatu isozera hece ntaherutse nari ndimo gutunganwa inzira ifunganye inshira kuri taye gusa tuba tuzi ko ibyo byose ni kubw'ibyiza byacu abari mu 8:28 tuba tubizi ibyo Kristo agira ni kubw'ibyiza byacu nanga twadusoreje ubushize Yesu bagiye kumubamba bavuga ngo mu mubambe crucify him. mugitware noneho abari mu mubamba nta cyanditse mu gusobanura To condemn him. ngawunda nani ya yindi murabona twasubiye inyuma ho gato twasoje ku gice cya 19 umurongo wa 8 ibyo byose no kujya bigira bite tagaragara yuko hari agace twasimbutse no tujye gukomereza bamaze kubango biratuyumvise ibyo harushaho gutinya aho ni ku murongo wa 8 no twasoreje. He went back into the palace. Nuko njya kwinjira mu rukiko. Jesus. Maze abaza Yesu. Where you come from? Wavuye he? But Jesus did not answer. Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. He will not speak to me. Uranyihorera nturi bwamvugishe. Remember. Ibuka. I have the authority to set you free. Mfite ububasha bwo kukurekura. And also to have you crucified. Kandi ko mfite ububasha bwo kukubamba. You have authority over me. Only because it was given to you by God. Ngo ntiwaje ubasha bwo kugira icyo ntwara utabuhawe uvuye mu ijuru ku Mana. Who handed me over to you? Njye gituma ukungabije. He's guilty of a worse sin. Akurusha icyaha. When Pilate heard this, way to set Jesus free. Hashaka uburyo bwo kumurekura. Pilato If you set him free, that means you are not the emperor's. Nurekura uyu uraba utari inshuti ya Kaisari umwami w'abami emperor. Anyone who claims to be a king, umuntu wese wigize umwami, the emperor, abagomeye Kaisari umwami ni wowe umwami w'abami icyo gihe. Emperor. When Pilate heard these words, nuko Pilato yumvise ibyo Jesus outside, asohora Yesu down on the judge's seat in the place called the stone pavement, yicara ku ntebe y'imanza is Gabbatha. ahantu hitwa amabuye ashashwe mu ruheburayo ho hitwa iki? Gabbatha nuko hitwa mu ruheburayo. Abayuda baramukanze bango yihaye byo gushigikira Yesu. Yabivuze ngo iki? Ashigikiye ubwigometse ku mwami w'abami Emperor Kaisari. Ahitamo kuza kumucira urubanza. It was then almost noon of the day before the Passover. Ubwo hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika. Hari nk'isaha 6. Tunatabwira ngo uyu mwami wanyu Pilato niko ababwiye mwice ngo kill him ubona hano kuzuyaza mwice mwami wacu iki mwice abandi ngo mubambe crucify him. Do you want me to crucify your king? Mbese muragira ngo mbambe umwami wanyu? is the emperor. Umwami wenyine dufite ni umwami w'abami emperor ubwo ni Kaisari. It's over to them to be crucified. Ahera karamubaha ngo bamubambe Kristo ngo bamubambe bamwanze. Mwabonye hari amaraso n'iki byose ni ku bwacu sasa hariho n'abatemera bakavuga ngo bagandwa urupfu rwa Kristo busa
ubwo nyine bavuze ngo twebwe tuzarwipfira. He went out carrying his cross. Nuko bajyana Yesu asohoka yikoreye umusaraba, agera ahantu hitwa Inyabihanga Called Golgotha. mu Ruheburayo hitwa Igorogota. Inyabihanga Igorogota. There they crucified him. And they also crucified 2 other men Bamubamba nayo n'abandi babiri between them. hirya no hino. Yesu ari hagati. Maramubamba. Pilate wrote a notice, Pilato yandika urwandiko cross, arushyira ku musaraba. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda, nuko yanditse. Nuko urwo rwandiko rwari rwanditseho Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Pilato we iyi Yesu ni umwami, ntabwo ari uw'Abayuda gusa, ni uw'abamwemeye bose bakizira izina rye. Ndetse byagenze bite abana b'Imana? Many people read it because the place where Jesus was crucified was not far from the city. benshi mu Bayuda bararusoma kuko ahantu babambye Yesu ntihari kure. The notice was written in Hebrew, Latin, and Greek. Harwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. The chief priest said to Pilate, Nuko batambye kuri babwira the King of the Jews, Pilato bati, but rather, This man is wandikaho ngo umwami w'Abayuda, the king of the Jews. ahubwo wandika uti yise umwami w'Abayuda. Stays written. Icyo nanditse nacyanditse stay written, kiraguma cyanditswe. Urukungira inama ki? after the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and Nuko divided them into 4 parts. abasirikare bamaze kubamba Yesu, bajyana imyambaro ye bayigabanamo 4, agace kuri buri muntu. The robe, which was Nuko nanone bafata ikanzu ye. woven cloth without it, Iyo kanzu ye ntiyari ifite umubariro, ahubwo yari iboshywe yose uhereye hejuru ukageza hasi. Nuko baravugana bati, twakwitanyagura, see who will get it. ahubwo tuyifundire turebe uri buze kuba nyirayo uwo ari we. It should come true. Bavuze ibyo ngo ibyanditswe bisohore ngo My clothes are bagabanya imyenda yanjye kandi bafindira nk'umwambaro wanjye. This is what the soldiers did. Nuko abasirikare babigenza batyo. Standing close to Jesus' cross were his mother, Nyina wa Yesu na nyina wabo sister Mary, the wife na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu abona nyina he loved. n'umwigisha yakundaga ahagaze bugufi. He is your son. Mubyeyi, nguyu umwana wawe. Then he said to the disciple, Nuko abwira uwo mwigishwa ati, nguyu nyoko, that time, mama wawe. Ubwo disciple uhereye live in uwo mwanya uwo mwigisha amujyana iwe. Jesus knew that by now everything had been completed, Hanyuma y'ibyo Yesu amenya yuko noneho byose birangiye. come true. He said, Hagira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati, uvuga ngo iki? I am thirsty. Mfite inyota. I am thirsty. Mfite inyota. a bowl was there, full of cheap wine. Hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira. Wine Nuko benda on a stalk of sponjo and lifted up. yuzuye iyo vino isharira, bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Jesus drank the wine. Yesu amaze kunywa iyo vino, It is finished. ahita avuga birarangiye. It is finished. Birarangiye. His head Acurika umutwe. and gave up his spirit. Umutima uraca, gave up his spirit. Umutima uraca, ni ukuvuga umwuka uhita utandukana n'umubiri. Niko bavuze, gave up his spirit. Umwuka murabizi umuntu apfuye. Then the Jewish authorities, Nuko Abayuda to allow them to break the legs of the men who had been crucified, basaba Pilato ngo bemerere bavune amaguru abantu bari babambwe, nuko ngo babambure. Njyewe we they requested this because it was, byabisabye kubera ko ari kwa gatanu. they did not want the bodies to stay on the cross. Hanyuma ntibashakaga yuko imibiri yabo igumaho ku sabato, kuko isabato yari igiye kuza, yari umunsi mukuru. Broke the legs of the Abasirikari and then baraza babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, with Jesus. n'undi wari ubambanwe nawe bamugenza batyo amagweyi kinyundo. Came to Jesus, Ariko bageze kuri Yesu already dead. basanga amaze gupfa, Not break his leg. ntibamuvuna amaguru. One of the
soldiers, however, ariko umwe muri bo peered into Jesus' side. amucumita icumu mu rubavu. Yeah. And at once, uwo mwanya and water. havamo amaraso n'amazi, blood and water. The one who saw this happen has to wabibonye niwe ubihamije believe. ngo kugira ngo namwe mwizere. What he said is true. ibyahamya ni iby'ukuri kandi azi ko The truth. avuga ukuri. This was done to make the scripture come true. ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo Will nta gufwa rye rizavunwa, habe n'igufwa ryo mu magufwa rye rizavunwa. says, byongeye kandi whom they pierced. ibindi byanditswe biravuga ngo bazabona uwo bacumise. Umudepiste bacumise. After this, hanyuma y'ibyo yosefu town of Arimathea, wo muri Arimataya that if he could take Jesus' body, hasaba Pilato niba yafata intumbi ya Yesu. Jesus, yosefu yari umwigishwa wa Yesu Jewish authorities ariko rwihishwa kuko yatinyaga Abayuda. could have the body Pilato aramwemerera, and took it away. nuko yosefu araza kuraho intumbi ya Yesu. Nikodemu Gone to see Jesus. wa wundi wigeze kumusanga nijoro Joseph. cya gihe araza With him about 100 pounds of spices. yazanye ishangi ivange n'umusanga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. barabizezemo we na yosefu. Body and wrapped it in linen bajyana intumbi ya Yesu with the spices. bayizingira mu myenda y'ibitare Custom of preparing. hamwe n'iyo mibavu nk'uko Abayuda bagenzaga There was a babahamba. place where Jesus had been put to death. aho hantu yahambwe hari agashyamba, kandi muri ako gashyamba Buried. hari imva kitarahambwamo umuntu, aho niho bamuhambye The Sabbath. kuko hari umunsi ubanziriza isabato kandi imva ikaba yari iri bugufaho. aho niho bahambye Yesu. Early on Sunday morning, kuwa mbere w'iminsi 7 still dark, mu rungabunga hatarabona, and went Mariya Magadalena aza ku gituro and saw that the stone had been taken away from. asanga igitare gikuwe ku gituro ku rwinjiriro aho binjira, entrance. She went running to Simon Peter, ariko ngasanga Simoni Petero disciple whom nawe mwigishwa wundi Yesu yakundaga, ntarakomanga agiye kubabwira inkuru. They have taken the Lord from the tomb. bakuye umwami Yesu mu gituro Know where they have put him. kandi ntituzi aho bamushyize. Then Peter and the other disciple went to the tomb. Petero asohokana nawe mwigisha wundi bajya ku gituro, bombi biruka icyarimwe, ariko uwo mwigishwa asiga Petero aba ari we ubanza kugera ku gituro. He bent over and arunama linen cloths. harunguruka abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi ariko ntiyinjiramo. Behind him came Simon Peter. maze Simoni Petero nawe azamukurikiye, He went straight into the tomb. yinjira mu gituro. He saw the linen cloths lying, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi which had been around Jesus. n'igitambaro cyari mu mutwe wa Yesu The linen cloths kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwayo hirya. reached the tomb first. nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira. abibonye Believed. arizera, yizera ibyabwiwe na wa mugore yuko batwaye Yesu. Still Yeah. didn't understand the scripture. kuko bari bataramenya ibyanditswe Rise from death. ko akwiriye kuzuka Yesu. Then the disciples went back home. maze abigishwa basubirayo bajya iwabo, They stood crying ariko Mariya at the tomb. yarahagaze harira ku gituro. While she was still crying, akirira over and looked in the tomb. harunama arunguruka mu gituro. niki And saw 2 angels there. abona abamarayika babiri White. bambaye imyenda yera The body of Jesus had been. bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambirizo Woman, why? aho intumbi ya Yesu yari iri They asked. ntiyashyizwe. mugore urarizwe n'iki? nukuri I do not know where they have put him. bakuyemo umwami wanjye nanjye sinzi aho bamushyize. Then she turned around, arakebuka saw Jesus standing there. abona Yesu ahagaze, But she did not know that it was Jesus. ariko ntiyamenya ko ari we. Crying? umugore urarizwe n'iki? Who was it that you were looking for? urashaka nde? She thought he was the gardener. kibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Him away. aramubwira mutware, Tell me where you have put him. And niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushyize nanjye mukure yumva guteta. ubundi se wari wamujyanye akamuhabona ni Yesu. Mary She turned toward him and said in Hebrew, arahindukira mwita mu ruheburayo rabuni, risobanura ngo databuja.
ntunkoreho because I have not yet gone back up to the Father. kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, But go to my brothers and tell them, ahubwo jya kubwira bene data my Father, yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, my God, and kandi ku mana yanjye ariyo mana yanyu, my God and their God, your God. So Mary went and told the Mariya disciples Magadalena what he had seen aragenda and related to them what he had told her. abari abigishwa inkuru ati nabonye umwami, kandi abatekereza ibyo yamubwiye byose. And the disciples gathered together behind locked Nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateranye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, with you. amahoro abe muri mwe. Yes, he Amaze kuvuga cyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. the disciples were filled with joy. Abigishwa babonye Yesu baranezererwa. Jesus said to them again, Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. As the Father sent me, so I send you. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Ari kubatuma. Namwe barabatumye, natwe nako baradutumye. then he breathed on them. Maze kuvuga cy'abahumekeraho. Abahumekeraho. Receive the Holy Spirit. Nimwakira umwuka wera. You forgive people's sins. Nyamuzabarira ibyaha bose bazaba bibabariwe. If you do not forgive them, Aho mutazabibabarira bose they are not forgiven. bazaba batabibabariwe. One of the 12 disciples Ari kumwe muri abo bigishwa 12, Toma witwaga Didumo, came. yari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. So the other disciples told Icyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira bati tubonye umwami, Unless I see nintabona scars of the nails in his hands, inkovu z'imbere mu biganza bye on those scars, ngo nzishyiremo urutoki rwanjye, side, sinshyire n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera njyewe. Ngo ni Toma, Didumo witwaga Didumo, ntabwo njye sinzemera cyangwa sinzizera, I will not believe. A week later, the disciples were together Nuko iminsi 8 ishize abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere na Toma ari kumwe nabo. locked, but Jesus Inzugi zari zikinze, stood among them. ariko Yesu araza abahagarara hagati. Peace be with you. Amahoro abe muri mwe. Zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, Then reach out your hand and put it in my side. kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye. Stop your doubting and believe. Rekera gushidikanya kwawe wizere. Ahita avuga my Lord, mwami wanjye, and my God, kandi mana yanjye, my Lord and my God, mwami wanjye kandi mana yanjye. Do you believe? Wejejwe Because you see me. nuko mbonye. How happy are those who believe without seeing me. Hahirwa abizeye batambonye. In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles. Aho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo. Ariko ibi byandikiwe That you may believe that Jesus is the Messiah kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, through your faith in him. kandi ngo nimwizera muherwa ubugingo mu izina rye. Jesus appeared Hanyuma y'ibyo to his disciples. Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana cya Simon Peter Simoni Petero Thomas na Toma witwaga Didumo na Natanayeli in Galilee, w'Ikana y'i Galilaya Zebedee, na bene Zebedayo disciples of Jesus. n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Simon Peter said to the others, Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. they told him, Bamubwira natwe turajyana nawe. Simoni we yifatiye umwanzuro wo kwigira kuroba. boat. Barahaguruka bikira mu bwato, They did not catch a thing. ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. As the sun was rising, Umuseke umaze gutambika, the water's edge, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, know that it was Jesus. ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. haven't you caught anything? Yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Ntacyo. Out on the right side of the boat. Nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata.
So they threw the net out nuko barujugunya bigenda bite and could not pull it back in niba bakibasha kurukurura kubera iki buriya because they had caught so many fish. kuko ifi zari nyinshi bari bafashe nyinshi. Nge ibi bintu byigeze kubaho mbere. The disciple Kumbe Jesus loved said, wamwigisha Yesu yakundaga abwira Petero, n'umwami Yesu we, n'umwami Yesu. Petero, when Peter heard that it was the Lord, nuko Petero yumvise ngo n'umwami, armored around him, for he had taken his clothes off. akenyera umwenda kuko yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Those came to shore in the boat. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, They were not very far from land. bakurusha undi wari imifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imisozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokeje n'umutsima. Petero yabatanze kandi yaje yoga, abandi baza mu bwato. Iyi ni inkwakuzi. Some of the fish you've just caught. Nimuzane kufi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato, Are full of big fish. hakurusha undi uri musozi rwuzuye ifi nini Even though 153, ariko nubwo zari nyinshi zicyo urushundura ntirwacitse. Nimuze murye. had asked him, Ntagira n'umwe mu birabo bigishwa batinyuka kumubaza ati urinde, koko bari bazi ko ari umwami. took the bread, Yesu arazenda umutsima ntarawubaha, the same with the fish. n'ifi nazo azigenza cyo. It was the third time Ubwo ni ubwa gatatu his disciples Yesu abonekera abigishwa be from death. amaze kuzuka. After they had eaten, Nuko amaze kurya, said to Simon Peter, Yesu abaza Simoni Petero, Simoni mwene Yona, Do you love me more than these others do? urusha abakunkunda? Yes, Lord. Yego mwami, Know that I love you. uzi ko nkukunda. Take care of my lambs. Ragira abana b'intama zanjye, ragira abana b'intama banjye. a second time, Yongera kumubaza ubwa kabiri, Simon, son of John. Simoni mwene Yona, Do you love me? urankunda? Yes, Lord. Ye mwami, You know that I love you. uzi ko nkukunda. Take care of my sheep. Ragira intama zanjye, take care of my sheep. a third time, Amubaza ubwa gatatu, Simon, son of John. Simoni mwene Yona, Do you love me? urankunda? Yewe we, ubwa gatatu we. Peter became sad. Petero ababazwa, Jesus asked him the third time, nuko Yesu amubajije ubwa gatatu, and so he said to him, ati urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami, You know everything. umenya byose, you know everything, uzi byose. You know that I love you. Uzi kandi ko nkukunda. Take care of my sheep. Ragira intama zanjye, take care of my sheep. Ragira intama zanjye. I am telling you the truth. Nukuri ndakubwira, When you were young, yuko ukiri umusore you used to get ready and go anywhere you wanted. wikenyezaga ukajya aho ushaka hose, But when you are old, ariko nusaza you will stretch out your hands, uzarambura amaboko and someone else will tie you up, undi agukenyeze take you where you don't want to go. akujyane aho udashaka. Yewe ari kuvuga urupfu rwa ntoza. Icyatumye avuga Jesus cyo was indicating the way in which Peter would die ni ukwerekana urupfu to God. hazubahisha Imana, urwo Petero azapfa. Amaze kuvuga cyo Yesu aramubwira nkurikira. Him, that other disciple whom Jesus loved, Petero yakebuka abona umwigisha Yesu yakundaga the meal and had asked, nawe abakurikiye ari we wari wiseguye igituza cya Yesu basangira nijoro, akamubaza ati databuja ninde ugiye kukugambanira? Man, Petero abonye uwabaza Yesu ati mwami uyu se azamera ate? I want him to live until I come. Niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira, upfa iki? Follow me. Nkurikira, follow me, nkurikira. and among the followers, Nicyo cyatumye iyo jambo ryamara muri bene data ngo uwo mwigishwa ntazapfa. say he would not die Ariko Yesu ntiyabwiye Petero yuko uwo atazapfa, until I come. ahubwo aramubwiye ngo niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira, upfa iki? Of these things, Uyu niwe wa mwigishwa uhamya ibyo, down, ni nawe wabyanditse, know that what he said is true. kandi tuzi ko ibyo ahamya ari iby'ukuri. The things that Jesus did, Ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze one by one, byakwandikwa byose, ngira ngo world
ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Ibitabo byakwandikwa ibyo Kristo yakoze byose ntabwo ibitabo byakwandikwa. Intumwa Yohana iravuga umugambi w'ubutumwa bwiza nuko twizera ko Yesu ntari umwana w'Imana. Mu kwandika ibi Yohana aratubwira ngo kwizera Kristo wishyuye igihano cy'ibyaha byawe binyuriye mu gupfa ku musaraba, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nukuri ndababwira, nabumva ijambo ryanjye bakizera n'uwantumye afite ubugingo buhoraho. Kandi ubugingo buhoraho bivuze ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ariko ibi byandikiwe kugira ngo wizere ko Kristo Yesu ari Mesiya, umwana w'Imana, ndetse no kumwizera ugira ubugingo. Buno bugingo ibi bivuze ibintu bibiri. Dukeneye kwemeranya na Yesu ko twacumuye ku Mana yera kandi ko arimo gukosa mu buzima bwacu, kabone naho uko byaza nk'ari duto, kandi ukwiye kwishingikiriza ku kuri ko Kristo yishyuye byuzuye ibyaha byacu binyuriye ku rupfu yapfuye ku musaraba, urupfu twari dukwiye, the death that we deserve. Iyo tugize ibi muri uwo mwanya Imana ihita iduha ku buntu ubugingo bw'iteka. Nuko intumwa Tomasi ihuye n'ukuri, icyo bashaka kwivugira ni iki? Mwami wanjye kandi Imana yanjye, ubu ngubu wabishaka ushobora kujyana amahoro n'Imana nzima binyura mu kwemeza ibi bintu bikurikira. Ndemeza ko nacumuye ku Mana yera. Ndemeza ko urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba byuzuye rwishyuriye ibyaha byanjye. Hanyuma nkaba nishingikirije inyishu ya Kristo y'ibyaha byanjye kugira ngo nakire ubugingo buhoraho no guhagarara imbere y'Imana yanjye, Umwami wanjye kandi Imana yanjye. My God and my God. Filime igeze ku musozo. Yarigize Imana akiza mwene se muri Kristo Yesu. Nanone nasoza, ntabwo nabura gusoza n'amashimwe kuba Kristo yongeye kunyemera kugaragara imbere ya mikoro za Gospel to Kenya Rwanda, mbwira itorero iby'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyi yari finali, igice giheruka, ibice 5 byose byabanje. Ubaye utarabibonye reba hasi ahandikirwa comment, urahabona linki zose z'ibyo bice byose, ndetse washaka na original yayo idasobanuye nayo urahabona linki, ndaza kwishyiraho. Tuzasubire naho ubutaha. Kristo akomeze kubaha ibyiza, akomeze kubaha amahoro yandi atangwa bitari nk'uko abisi batanga, y'amahoro abonerwa mu Mwami wacu Yesu Kristo. Bye bye.